Muraho murakoma amashyo ikaze ku mateka nyarwanda. Nanjye nkaba Wigaba wa Nkwakuzi. Ibirango cyangwa se ibirangabwoko by'imiryango migari y'Abanyarwanda. Iyi miryango migari y'Abanyarwanda niho dusangamo ibirangamuryango abenshi bakunze kwita ibirangabwoko. Muri aya mateka tugiye gutatura byimazeyo imvano y'icyo gitekerezo cy'inyamibwa Nyarwanda maranye imyaka n'imyaniko cyarabanyuze umutima, ariko bikaba bibera benshi urujijo rwo kumenya inkomoko yabyo n'uwagize ubuhanga n'ubuhangange akabirema bikabaho kandi bigahama. Ibirangamiryango y'Abanyarwanda bifatiye ku nyamaswa nk'ibinyabuzima bisangiye u Rwanda n'abantu. Ibirangamuryango kandi byafatiraga ku ntego y'igihe kirekire umuryango uyu wabaga warihaye mu kubaka u Rwanda n'imiryango yabo, kugeza ku buvivagiza bwa kure ishingiye ku mico mbonera y'ubumuntu, ubupfura n'imihigo yo kubaka igihugu no kugiteza imbere, kigahamya igitinyiro mu mahanga kizengurutse no kurushaho kugira isi nziza. Bikaba kandi bifatiye ku myifatire n'imyitwarire igomba kuranga uwo muryango nk'inyamaswa bazira mu kuyubaha no kuyihuza n'imibereho yabo. Ni inzira itaziguye yaremwe kugira ngo Abanyarwanda bungabunge ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima, babicishije mu kurema ubucuti hagati yabo n'ibyo binyabuzima birimo inyamaswa, ibimera n'amazi. Iyi mpamvu yatumaga bafata inyamaswa nk'ikimenyetso cy'ikirangamuryango uyu n'uyu ni uko Abanyarwanda bubahaga kandi bakabungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Bigaterwa kandi n'imico myiza iyi babonanye inyamaswa ku buryo bayiyitirira bakayigira icyitegererezo n'intego y'ibihe byose. Bityo gusuzuma imiterere intekerezo Abanyamuryango uyu n'uyu bahisemo kubayo no kuyigenderamo bikabafasha gufutuka, ukaba bayibonera ku nyamaswa kuruta kuyishakira ku bantu. Umurage wo kugira ibirangamuryango mu muco n'amateka y'u Rwanda tubikesha intekerezo z'ihangabuhanga z'umwami Ndoba wa Ndahiro watwaye u Rwanda asaga mu 1813 kugeza 1846, aho yaciye iteka ko ibigomba gufatirwaho mu kubaka igihugu hagomba kubamo n'umuco wo kurengera ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Mu guca iryo teka, umwami Ndoba yateruye agira ati: amashyamba, ibimera, amazi, ibinyabuzima n'inyamaswa ni umubiri umwe n'abantu. Niyo mpamvu agomba kubaho gahunda ihamye yo kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima nk'uko ubuzima bw'umuntu bwitabwaho hatagize ikibangamira ikindi. Kugira ngo uwo muco ukwire mu Banyarwanda, yaciye iteka ko buri muryango uko yagiye yororoka ikuye ku bicumbi bikuru by'imiryango migari ugomba kugira inyamaswa wisanisha nayo, ikaba ikirango cyawo, bakayizira bakayiziririza, bakayubahisha mu rwego rwo kuyirinda, kuyihesha agaciro no kuyibungabunga kugira ngo itazimira. Iryo teka ryaciwe n'umwami Ndoba ryari ririmo ingingo nyinshi zisobekeranye rwose, zirimo intego igira iti: kirazira kwica inyamaswa iguhungiyeho kuko ubwo nayo iba yabaye inyana mu zindi. Muri iryo teka ryaciwe n'umwami Ndoba niho dusanga itonde ry'ibiranga imiryango yose y'Abanyarwanda uko ari 26 ari byo bikurikirana muri ubu buryo. Abasinga, ikirangamuryango cyabo ni Sakabaka, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ikirere n'ibiguruka byose. Umurage wabo ukaba intsinzi y'ibihe byose n'ubutware buzimagije isi. Abarenge, ikirangamuryango cyabo ni Sakabaka, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ikirere n'ibiguruka byose. Umurage wabo ukaba intsinzi y'ibihe byose n'ubutware buzimagije isi. Abahunde, nabo ikirango cyabo ni Sakabaka, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ikirere n'ibiguruka byose. Umurage wabo ukaba kurwana ishyaka n'ubudatenguha. Abongera, ikirangamuryango cyabo ni Isha, igisobanuro cyayo kikaba kunyaruka no kwihuta muri byose. Umurage wabo ukaba gukora byinshi byiza kandi mu gihe gito. Ababanda, ikirangamuryango cyabo ni Igikona, igisobanuro cyayo kikaba kutarambirwa no kutagoheka. Umurage wabo ukaba kudahuga, kunamba ku murage no gupfira ibyo wemera. Abenengwe, ikirangamuryango cyabo ni Ingwe, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima biririmo. Umurage wabo ukaba kwigirira icyizere n'ubugabo butisukira. Abanyakarama, ikirangamuryango cyabo nabo ni Ingwe, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima biririmo. Umurage wabo ukaba kwigirira icyizere n'ubugabo butisukira. Abasita, ikirangamuryango cyabo ni Imbwebwe, igisobanuro cyayo kikaba kuba maso no gukenga. Umurage wabo ukaba kwihangana no kutagamburuzwa n'amakuba. Abungura, ikirangamuryango cyabo ni Ifundi, igisobanuro cyayo kikaba amahoro no kuramba. Umurage wabo ukaba ubwaguke n'uburame.
Abazigaba, ikirangamuryango cyabo ni ingwe, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima biririmo. Umurage wabo ukaba abarema byiza b'abadakorwamo. Abahinda, ikirangamuryango cyabo ni ingwe, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima biririmo. Umurage wabo ukaba abarema byiza b'abadakorwamo. Abagesera, ikirangamuryango cyabo ni inyamanza, igisobanuro cyayo ni imigisha no gutunganya gahunda zose. Umurage wabo ukaba uburumbuke mu ngeri zose z'ubuzima, ni ukuvuga uburumbuke bw'abantu, amatungo n'umwero w'ubutaka. Abanyiginya, ikirangamuryango cyabo ni umusambi, igisobanuro cyawo kikaba imihango no gutanga amahoro. Umurage wabo ukaba kugira ubuntu no gutekerereza igihugu. Abashambo, ikirangamuryango cyabo ni intare, igisobanuro cyayo kikaba umwami w'ishyamba n'abatwara isi yose. Umurage wabo ukaba abanyambaraga b'abanyamahoro b'abarinda ngoma. Abasindi, ikirangamuryango cyabo ni umusambi, igisobanuro cyawo kikaba imihango no gutanga amahoro. Umurage wabo ukaba abaragwa ngoma n'abarangaza imbere. Abahondogo, ikirangamuryango cyabo ni ishwima, igisobanuro cyayo kikaba guhirimbana muri byose. Umurage wabo ukaba inkuba na rusibana. Abatsobe, ikirangamuryango cyabo ni intama n'umusambi, igisobanuro cyayo kikaba amahoro, umushyikirano n'ubworoherane. Umurage wabo ukaba kugira ibanga no kugira umutima. Abega, ikirangamuryango cyabo ni igikeri, igisobanuro kikaba gucunga amazi, ubuzima bw'ibiri ku butaka n'ibiri munsi y'ubutaka. Umurage wabo ukaba ubureba kure, icyitegererezo n'ubudahangarwa. Abakono, ikirangamuryango cyabo ni igikeri, igisobanuro kikaba gucunga amazi, ubuzima bw'ibiri ku butaka n'ibiri munsi y'ubutaka. Umurage wabo ukaba abanyamaboko adatentebuka. Abaha, ikirangamuryango cyabo ni igikeri n'uruvu, igisobanuro kikaba gucunga amazi, ubuzima bw'ibiri ku butaka n'ibiri munsi y'ubutaka. Umurage wabo ukaba indangamirwa no guhaza ibyiza igihugu. Abashingo, ikirangamuryango cyabo ni umuriro n'imbwebwe, igisobanuro cyabyo kikaba uburame bw'umwami, ubusugire bw'igihugu n'ubumwe bw'abaturage. Umurage wabo ukaba ubumwe n'uburame. Abacyaba, ikirangamuryango cyabo ni impyisi, igisobanuro cyayo kikaba gucunga ibitaramo, kuganira neza, gusetsa no gutarama. Umurage wabo ukaba abarangwa mubano n'abarema amahoro. Abashi, ikirangamuryango cyabo ni ingwe, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima biririmo. Umurage wabo ukaba abahaza burame b'indangamirwa. Abahavu, ikirangamuryango cyabo ni ingwe, igisobanuro cyayo kikaba umutware w'ishyamba n'ibinyabuzima biririmo. Umurage wabo ukaba abahaza burame b'indangamirwa. Abasigi n'indara ntibigeze bagira ibirangamuryango, kuko uwabishyizeho ari we Ndoba yabitanze batari bagera mu miryango migari y'Abanyarwanda, kuko bayinjemo ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro ahasaga mu mwaka w'1444. Ibirangamuryango, ibisobanuro byabyo n'umurage bikomoraho byabaye isoko murage w'imibereho ntakemwe mu mibereho y'Abanyarwanda mu kwiyubaka no kubaka igihugu cyabo. Biba umurage ibisekuruza ntabarika na magingaya bikiranga abazirikana murage mu kubaka u Rwanda. Byatumye Abanyarwanda uhereye ku bayobozi n'abayoborwa babaho mu buzima bufite intego kandi atari ya hafi aha, ahubwo ari igihe kirekire. Umunyarwanda atozwa kandi atora kuba mu buzima bwa politiki iyo ari yo yose y'igihugu. Iyi mirage, ibi birangamuryango n'ibisobanuro byabyo bigaragara ko bitandukanye kure, ni ikimenyetso kigaragaza ko Abanyarwanda bumvanaga bo ubwabo nk'ingingo nyinshi zubatse umubiri wabo. Uko imitekerereze, imibereho n'imigirire bitandukanye, ni nako buri wese mu Banyarwanda afite inshingano zitandukanye n'iy'undi mu kubaka igihugu, ariko zose zigahuriza hamwe umugambi w'igihe kirekire wo kubaka u Rwanda, igihugu kigwisha icyubahiro n'igitinyiro mu ruhando rw'amahanga. Ibyo bikaba igihamya cy'intekerezo z'Abanyarwanda mu kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima kuva kera na kare, nk'uko byahangamwe n'u Rwanda. Ibiranga imiryango migari y'Abanyarwanda byaremewe ku murage w'igihe kirekire wo kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima. Turagushimira cyane ko dukurikira, tubiha agaciro cyane, ujye utubwirira n'abandi. Ndatekereza ko wamaze gukanda kuri subscribe no kunzogera. Nanone mu gihe wumva wishimiye ibyo dukora, wabigaragaza udukandira kuri like
cyangwa se ukagira icyo uvuga muri comment. Ushobora no kutubwira uti muzatubwire no ku mateka ya runaka y'ibunaka cyangwa ibyabereye aha n'aha. Tukwagiye gukomeza gukurikirana n'ibindi tugenda dushyiraho. Erega n'ubundi ngo utazi yava yamenya n'iyajya.